Shalom, shalom, shalom. Nk'uko mubizi amazina nitwa Kamuntu Jean Paul. Uyu munsi nabateguriye ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 19 umurongo wa 23. Haravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma kisasu agakibwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayireba sayundi, nubwo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo cyiza cyane, ni amagambo cyangwa se iki gitabo cya Yobu ni igitabo kitwigisha cyane. Urebye usanga ngo ni igitabo cy'abanyamubabaro cyangwa se abantu akenshi bakunda guhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, usanga bakunda kwisomera mu gitabo cya Yobu kuko harimo imibabaro myinshi ariko harimo no gutabarwa, hagiye harimo inyigisho zigiye zitandukanye muri iki gitabo cya Yobu. Yobu rero yahuye n'ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye. Igihe kimwe ubwo abana b'Imana bashengereraga ngo Satani nawe yarashengereye, Imana ngiza kwirahira kuri Satani bati ese wazengurutse, ese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ntawe uhwanye nawe mu gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ese Imana ije kwirahirira ku buryo yakwirahirira ndetse no kubaka kwirahirira ku bantu pana kuri Satani bati uyu mwana wanjye ndamukunda aranyubaha ndetse akananyubahisha. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero Yobu yarari mu bigeragezo bikomeye cyane kuri iki gice. Aravuga ati se ubungubu ubuzima ndimo nyuramo, ibigeragezo ndimo nyuramo, ese hari ahantu basi biri kwandikwa? Arangije aravuga ngiyaba amagambo yanjye yari yanditswe ngo yaba yanditswe mu gitabo akandikishwa n'ikaramu y'icyuma, akuvuga ngo akandikwa ahantu kugira ngo azabere inyigisho abantu bose bagiye batandukanye, azabakomeze mu gihe bikwira yuko abakomeza, azajya humuriza abantu mu gihe bahuye mu buzima bumeze nk'ubwa Yobu. Imana ishimwe cyane. Ariko hari ijambo hano 17 niho havuga ngo 17 umurongo wa 11 aravuga ngo iminsi yanjye irashize, ngo imigambo umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa, ngo ijoro barihinduye amanywa, ngo n'umucyo usatiriye umwijima, ngo integereje kuzimu kariho iwanjye, ngo iyo nshatse uburiri bwanjye mu mwijima. Ukomeje hepfo havuga yuko ngo inshuti ye ngo hano kuri ngiyo mbwiye kubara ngo mbona uri data, nabwira n'inyo nkabona uri mama ndetse nkabona na mushiki wanjye, ngo none ibyiringiro byanjye biri. Imana ishimwe cyane. Ahangaha Yobu yageze kuri yo kubora umubiri, akajya abona inyo zijagata, akabona nyina ukubara yabonaga ari nk'abavandimwe, inyo akabona ari nk'abashiki be, kuko nta muntu n'umwe wamuhumurizaga. Umubabaro niwe wamuhumurizaga, ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wamuhumurizaga, ndetse n'umugore yaravuga ati se ubundi iyo Mana yawe wayihakanye. Ariko Yobu akomeza kugukiranuka, akomeza kwizera Imana, akomeza kwiringira Imana. Ahangaha rero yaravuga ati se nubwo ndimo kubora, nubwo hari inyo zirimo zijagata, nubwo abantu bamvuyeho, nubwo barimo bankoba ngo ni hano n'ibyaha, ariko se basi ibi ndimo nyuramo hari ahantu byanditswe? Ese ibi ndimo nyuramo basi hari ahantu byazigera byandikwa kugira ngo bizabere abantu inyigisho? Ariko arangije aravuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo ndimo kubara, nubwo bimeze gutya, nubwo inyo zijagata, ariko hari igihe kizagera nkareba Imana. Imana ishimwe cyane. Hagiye kizagera nkareba Imana. Nubwo byari bimeze uko nguko, nubwo yarababajwe, aravuga ngo ariko nzi neza yuko ubwanjye umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo igihe nikigera azahagarara, igihe nikigera impande zavuga, igihe nikigera ibigeragezo bizarangira. Nubwo nava muri uyu mubiri nzareba Imana mfite uwundi mubiri. Iyi mibiri yacu igitugora cyane, ariko nubwo bimeze nubwo itugora, nubwo duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko roho iri muri twebwe, ubugingo buri muri twebwe, ubundi buzima buri muri twebwe butagaragara, ubwo ngubwo niba buzabona Imana. Uyu mubiri udufasha gukiranuka mu isi, udufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi no kugira ngo dukiranukire Imana muri iyi si. Ariko hari ubundi buzima buba muri twebwe, hari undi muntu uba muri twebwe, kandi uwo muntu ntabwo agaragara, ntabwo afatika. Uwo nguwo niwe Imana yishimira, uwo nguwo niwe ufite ubugingo. Ese uwo muntu urimo imbere, uwo muntu urimo imbere Imana iramwishimira, kuko uw'inyuma we
Imana yemera kumutanga, ariko uw'imbere ntabwo Imana ijya yemera kumutanga, kuko uw'inyuma, kuko Imana izi neza yuko igihe cyawo kizarangira. Niyo mpamvu Imana yibanda ku mubiri w'imbere cyangwa se ku muntu w'imbere, uwo nguwo niwe uzabona Imana. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nzayireba ubwanjye, ngo amaso yanjye azayitegereza. Ni ukuvuga ngo iyo mu buzima bwe yanyuzemo bw'ibigeragezo, igihe azareba Imana azayireba ku giti cye, ntazayirebana n'abana, ntazayirebana n'umugore n'inshuti ndetse n'abavandimwe, kuko nabo bari bamaje kugenda abana ndetse n'abavandimwe barimo n'abanshuti zirimo zimuvuga ati waretse Imana ihana n'ibyaha, ndetse n'umugore avuga ati wayiretse. Ni ukuvuga ngo muri we yari afite ibyiringiro ko azabona Imana, nubwo nta hepfo cyangwa se nta shinge nta rugero muri iyi si yari afite, ariko yakomeje avuga kwizera, akomeza kwiringira muri we yuko undi muntu uri muri we azabona Imana, kandi ngo azayitegereza n'amaso ye wenyine. Imana ishimwe cyane. Imana ni urukundo, Imana igira neza, ariko amaherezo ya Yobu n'ubundi byarangiye. Imana imusubije ubuzima, Imana igusubiza ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Imana niyo ibasha gusubiza ubuzima umuntu. Iyo ubuzima bwe bwarangiye, Imana ibasha kumusubiza, ibasha kubugarura. Ubuzima bwa Yobu, uruhu rwe rwari rwarangiritse, rwarajoze inyo, ndetse umubiri we wari warangiritse cyane, ariko Imana yarongeye imugarura ubuzima, imusubiza kuba nka mbere, irongera iramurema bundi bushyashya. Imana ikureme bundi bushyashya mu izina rya Yesu Kristo. Imana Yobu yemeye yuko abana be bapfa bakagenda, ariko Imana irongere iramukubira abana abo yari afite ikuba kabiri, ndetse n'amatungo yari afite Imana irongera irakuba. Bivuze ngo iyi Imana iserutse ntabwo iza ngo igusige nk'uko wari umeze, ahubwo izana ibintu bishyashya ndetse ikanabikuba, ikabidaboringa. Imana igira ibyidaboringa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana yihagije, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Icyo akora ku muntu w'Imana, ku mukiranutsi wayo, Imana yemera yuko ahura n'ibimugerageza. Imana yemera yuko ahura n'ibikomeye cyane, akirukanwa mu kazi, inzara ikamwica, akarwara ndetse akangwa, ariko ibyo byose ku muntu w'Imana, ku mukiranutsi w'Imana bigira iherezo. Iyi Imana isarutse isaruka gitwari, iyi Imana isarutse irakuba. Imana ishimwe cyane. Imana igukubire mu byo wagiye unyuramo byose. Nimba hari ibyo wahombye, Imana igukubire mu izina rya Yesu Kristo. Nimba hari ibyawe byangiritse, Imana iseruke ibisane kandi igukubire mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana idukunda, ni data, ni umubyeyi, ni inshuti, ni umuvandimwe, ahora iruhande rwacu kandi abasha kuturengera mu byo tunyuramo byose. Rero ntutinye, ntukuke umutima, ntiwihebe. Nubwo urimo binyuramo, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo cyatemwe kibasha gushibuka kandi ngo kikera imbuto ziruta iza mbere. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, Kristo yaza ku byangiritse cyangwa se ku byatemwe, akaza akabishibura, bikongera bikera, bikongera bikamera nk'uko byahoze, ariko ngiyo bije nanone biza bisumba ibya mbere. Ubwo nibwo butware bw'Imana, ubwo nibwo bumana bwayo, kuko Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni umubyeyi, ni umugwaneza. Twebwe hoho tujya twiganyira, tukiheba, tukavuga ati se ubuzima bwacu buzaherera he, bizagenda gute? Ariko ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana idukunda. Imana iduhana umugisha. Kora subscribe kandi like ndetse unasharinge ku bantu bawe, bikomeza ubone ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Iyi ni Bohorwa Official TV.